Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina ni Pastor Alex. Umugisha nanone no kongera kuboneka imbere yanyu kuri channel yacu Menye Ijambo TV. Rero uyu munsi nkuko mubimenyereye turi hano kugira ngo tubagezeho ibyiza bijyanye n'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. N'izina rya cano rero rirumvikana Menye Ijambo, nuko dukeneye kumenya, dukeneye gusobanukirwa, kandi dushimira Imana iduha ubu buryo kugira ngo tukugereho aho uri, kubera ko mu buryo busanzwe ntabwo twabasha kukugeraho, ariko aho muri office ukorera, uri mu isoko, mu mirimo yawe ya buri munsi urashobora kudukurikirana. Imana igumugisha. Turi kumwe na Dr. Sakindi, umugabo w'Imana. Imana yahagurukije kuyikorera, ufite ubwenge bw'Imana n'umwuka w'Imana, kubera yuko nibyo atubwira yarabyize. Benshi bavuga ko bigishwa n'umwuka, ariko nyamara Yesu yamaranye n'abigishwa imyaka 3 n'amezi 6 abigisha, hanyuma arangije babona kuzura umwuka wera. No kuvuga ngo iyo twize hanyuma tukagira n'umwuka wera, tubasha kugira umumaro urenzeho. Rero nabyo ni by'igiciro. Dogita ntago yayitoraguye mu muhanda, nta nubwo yagiye kuyicurisha, ahubwo yarayikoreye, kandi mu bijyanye n'ijambo ry'Imana cyangwa Bibiliya. Reka rero tumwakire, hanyuma yibwire wowe udukurikiye, kandi narangiza dusengere kugira tubashe gukomeza na gahunda zacu z'umunsi. Yesu abahumugisha. Haleluya. Amen. Mwami Yesu, turagushimye kuko uri mwiza kandi ukiranuka. Shimwa Yesu. Turi imbere y'abantu benshi kandi baduteze amatwi bashaka kutwumva. Ndaguhamagaye kugira ngo bagire neza, umwuka wera amanuke abashoboze kumva aya magambo no kuyasobanukirwa, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina ni Bishop Dr. Sakindi Claude from Nasana, Uganda, Kampala. Nkaba ndi umuyobozi w'itorero rya Restoration of Karumeli Pentecostal Ministry, kandi nkaba ndi umwarimu muri Grace International Bible University. Tukaba twigisha ijambo ry'Imana ku rwego rwa certificate, diploma, degree, masters and doctorate. Tukaba twishimiye uburyo mutwumva n'uburyo mudukurikirana, ndetse tukaba tubasaba ko kuri Menye Ijambo mwajya mudukorera ibintu bikurikira. Wagomba gusharinga kugira ngo message igere kuri benshi. Icya kabiri, wakora subscribe kugira ngo ibyo dutanga bijye bikugeraho mbere yuko abandi babibona. Nukuvuga ngo subscribe, tukibishiraho wohita ubibona automatic, hanyuma uwo mugishuka kugeraho. Ikindi ukora like, ukajya na comment, ndetse waba ufite n'ikibazo nacyo kakitubaza tukakigusubiza. Yesu Kristo abahumugisha mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka wera. Amen. 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 Urakoze Dr. Nkunda cyane iyo turi kumwe, kubera yuko mbasha kumenya no gusobanukirwa. Twabyirutse batubwira yuko iyo umuntu azi umwuka wera biba birangiye. Twigishwa n'umwuka, na n'isaha hari abantu banga kwiga ngo bigishwa n'umwuka, ariko iyo numvishe mutubwira ibyo mwize atari umwuka biradufasha cyane, nubwo nawo tuwukunda tutanawurwanya kandi tuwutunze. Dufite ibibazo Bibiliya, urabizi benshi bayita ngo ni inyanja. Bibiliya ifite amazina menshi abantu bayise ngo ni inyanja, ngo wayizimiriramo n'ibindi, ariko kubaza bitera kumenya. Twakavuze byinshi, ariko hari ibyo ngira ngo mubaze muri aka kanya, kandi mbariza na bene data badukurikiye ku bintu bijyanye n'imanda. Bibiliya hano mu byahishuwe uhereye mu gice cya 8 hagaragara imanda 7. Mu Batesalonike hari izindi manda zigaragara. Mu Isezerano rya Kera hari izindi manda zigaragara. Ese izo manda abantu benshi zirabacanga. Hari nabo muganira bakakubwira uko zavuze, imanda yaravuze. Hari nabo bakubwira yuko Yesu yagarutse. Twagira ngo udufashe udusobanurire ku bijyanye n'izi manda, duhereye ku ya mbere kugeza kuri 7, n'izi ngizi zo mu Batesalonike, n'izindi ziboneka muri Bibiliya tutabashije kurondora kubw'igihe, kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa. Murakoze cyane.
Imana ibahe umugisha. Imana iguha umugisha kubw'ikibazo nyine ubajije. Ukuri nuko ikibazo impanda ni ikintu cyagaragaye mu isezerano rya kera mbere y'uko dusoma mu isezerano rishya. Noneho ni ukuvuga context cyangwa se ibizengurutse impanda. Iyo tuvuga mu isezerano rishya ntabwo tuba dusa naho tuvuga ukuri, tubyumva mu isezerano rya kera ariko atari uko bizaba mu isezerano rishya. Ahubwo gusa impanda ni iki? Impanda ni ikintu cyavuzwaga kugira ngo abisiraheli niba habayeho inama bose babyumve, bamenye yuko hari ikibazo. Ni sayini cyangwa se ikimenyetso cyakorwaga mu isezerano rya kera kugira ngo abantu kibahamagarire guteranira hamwe, bumve ibyo babwirwa n'ibyo bigishwa, nangwa se amanama n'ibindi. Ibyo nibyo byasobanuraga impanda. Impanda rero ni ikintu cyavugwaga, nangwa se ikintu kivava nk'umwironge, nangwa icyuma cyavugwaga nk'uko mu byuma, noneho kikavugwa gihuruza abantu kugira ngo bave aho bari baze bateranire hamwe, hanyuma bagire ibyo systeme nangwa leta nangwa abayobozi bari icyo gihe bashobora gufashisha abantu babo. Nuko niyo mpamvu impanda nicyo bisobanuye. Impanda rero mwese tuzubona mu gitabo cy'Abalewi zaba zitandukane. Ndumvana niyo isaha kivuga ko nko muri Isiraheli na niyo isaha ngiyo bagiye gutera ibisasu ngo hari impanda zivuga, ahubwo navugaga zirindwi numva ni nyinshi. Nuko wenda bahinduye izina bakazita ngo ni ubuduha, ariko numva hari nazo ari impanda. Ni impuruza. Impuruza. Impanda nabyo twahita nk'impuruza. Ni ikintu kimeze tuvuge nka ambulance nangwa ambulance. Ni ikintu kimeze nka ambulance. Icyo imodoka iviriya ikaba ifite uko ihinda, noneho kwaguhinda kwayo kukabwira abantu ngo nimuve mu nzira turanyuraho. Iyo nayo bayita impanda. Ni ukuvuga impanda ziri muri iyo sense, ni imikorere yari iteye gutyo ibwira abantu ngo hari ikigiye kubaho. Gusa nyine hari impanda ihuruza, hari impanda yamenyeshaga inama, hari impanda yamenyeshaga ko abantu batewe, hari impanda byabaga hari sayini ababimenyereye mu gihe cyabo, kuko na communication ya kera itari isanzwe itariho. Nk'uko uvuga ngo tubu dufite amateleviziyo, dufite amaradiyo, dufite amatelefone, dufite satellites, ku buryo ibyo bintu bitakora nka kera. Ariko ubu ngubu bafite izo signals. Ni ukuvuga ngo impanda ni ikintu cyavugwaga, noneho kikaba gifite ibyo gishaka kuvuga kugira ngo abantu bamenye, bateranire hamwe, bamenye ikibazo, bamenye ibibayeho n'iki impanda bisobanuye. Noneho ku kibazo rero babajije, impanda rero mu isezerano rishya nazo zakoreshejwe nk'imfashanyigisho, ariko uko bivugwa atari ko kuri kwabyo. Tuvuge urugero, iyo tuvuze impanda, Yesu azagaruka avuze impanda. Ibyo bintu, iyo mpuruza nangwa iyo tangazo rizatangwa, ni ikintu kivugwa muri sense kugira ngo abantu babyumve, ariko ntago azavuza impanda nk'uko tubyumva mu Batesalonike. Noneho kugira ngo buri muntu wese ayumve, ari ibyo abantu bose bazazamuka, ariko ni sigino izatanga. Muri bya twumva impanda, ariko tuzumva sigino, ni sign, ni ikimenyetso kizakorwa mu buryo bwacyo, kizakorwa kandi cyumvwe n'abantu bafite n'umwuka we. Mu yandi magambo, si umuntu uzayumva, ahubwo umwuka we uri mu muntu azumva impanda, azamenya icyo kintu, ahindura abantu bose buze umwuka wera bazamuka, bafite umwuka wera bakijijwe, nibo bazumva iyo mpanda, nangwa se nibo bazahindurwa, kandi bo mu kanya kangana no guhumbya no guhumbura. Ni ukuvuga ngo ni akanya gatoya cyane. Mu yandi magambo, ni singi izatangirwa mu ijuru, abantu bose bahindurwa mu kanya gato, duhurire mu kirere. Ibyo nibyo twita impanda. None ndabyumva, ariko nanone umwanzemo, kandi n'izi mpanda ziracyankangamo. Icya mbere ngo nabakijijwe gusa ngabizeye Yesu. Nese abataramwizeyeho ntabwo bazayumva. Nese ushatse kuvuga yuko abarokore bose hari icyo bita abarokore, nibo tuzi bakijijwe, wenda hari muri ururimi rwacu dukoresha, kereka wenda dushyize mu zindi ndimi z'amahanga, Icyongereza n'Igifaransa. Ariko iyo tuvuze ngo abakijijwe, tuzi born again, abemera urupfu no kuzuka by'umwami, umubatizo mu mazi menshi no mu mwuka,
tuvuga ko abo ngabo bo ari bo bazumva imanda bonyine, wenda kugira ngo mubaze n'ibindi bibazo ko numva biri kuba byinshi. Iby'imanda no kuzamuka kwa Yesu n'iby'imperuka iyo tugiye kubijyamo kenshi, twinjira no muri za discipline, tukinjira no mu doctrine z'amadini yacu, ariko icyo Bibiliya ni abari muri Kristo Yesu. Ibindi ntituze kubizanamo cyane ko nitwinjira muri detaye turasanga buri muntu wese azasanga umudiva azakubwira ko uzayumva ari wasenze ku Sabato, ubwo mu gipantekote azakubwira ko uvuze ku ndimi cyangwa se watijwe amazi menshi. Ibyo ntabwo nshaka ko tubyinjiramo cyane. Nabize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, aho bari hose bazumva imana. Idini bari muri Kristo Yesu. Yesu ntagira idini. Idini ya Yesu ivugwa muri Bibiliya ntabwo ifite registration, ntigira ubuzima gatozi, ntawe yanditse muri leta. Iyo dini yo ngiyo nizumva imana. Ya indi itanditse muri leta, itagira ubuzima gatozi, idafite registration, iyo ngiyo nizumva imana. Iyo kandi nta buzima gatozi ifite, ntabwo ikora munsi y'itegeko runaka ari muri gihugu icyo ari cyo cyose. Iyo niyo bahagaritse amadini yikomeza gukora. Iyo bavuze ngo amadini aya masengero zahagaritswe, yo ntibihagaritswe. Niyo mpamvu idafite ubuzima gatozi, kuko zifite ubuzima gatozi zigira zirangira, zifite location, zifite aho zirangira, zifite n'igihe ziteranira. Ubwo se nubwo ndaba ninjiye kure, ariko reka manze vuga ngo amen. Ahubwo wanandukanyiriza gute gato itorero n'idini? Idini ni rifite ubuzima gatozi nyine. Amadini yose afite ubuzima gatozi. Itorero nta buzima gatozi rigira. Ahubwo itorero rikorera mu madini. Itorero riba mu madini atandukanye. Amen. Yiza Yesu umwami n'umukiza. Ariko no mu Basilamu habamo umuntu ufite itorero. Itorero ryabamo mu Basilamu. Mu Basilamu. Aho ntabwo mbyemera. Reka mbigusobanurire. Mu bihugu by'Abarabu hari icyo twita underground church.